wari uzi ko buri munsi abantu 25,000 bapfa bazira inzara n'imirire mibi, muri bo 10,000 n'abana. Ibi kandi biba mu gihe ku isi yose hamenwa toni 1,300,000 z'ibiribwa buri mwaka. Ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije gihamagarwa buri munsi kwerekana uburyo hatabwa ibiribwa byarangije igihe hamwe n'ibifatwa n'ababishinzwe, kuko biba byinjiye ku buryo butemewe n'amategeko bikazageraho kumenwa. Ngira ngo mujya mubona ko ibyinshi badusaba kugira ngo tubafashe mu kubitaba, numva ko ari umusaruro wangiritse. Ibyo biryo ibyinshi baba babikuye hanze, wabyishyuriye transport, ushobora kuba wanabyishyuriye n'umusoro, numva ko harimo igihombo. Ariko ikirushaho ni uko hari bagenzi bacu benshi badafite ibyo kurya. Ibyo biryo rero nimba waje kubicuruza muri supermarket, birebe ujye ukurikirana igihe cyabyo. Nubona ko hasigaje amezi 2 ugifite byinshi, hari ubundi buryo bukoreshwa, ukaba wagabanya ibiciro kugira ngo n'abandi badashobora kugura kuko byari bihenze bashobore kubigura. Ndetse wabona hasigaye igihe gito, ibyumweru 2-3, ukavuga uti ibi biryo reka noneho mbigabanye dushyire. Hari oferina nyinshi, ibigo birera imfubyi, hari abantu benshi mu byaro na hano mu mujyi badafite ibyo barya, reka mbitangire n'ubusa aho kugira ngo ejo uzajye kubitaba mu butaka, ahubwo biha abantu babirya. Nyamara hariho uburyo bwo kuzigama ibiribwa no kubifata neza twirinda ko byangirika. Abatekera abantu benshi biyemeje gutekereza ku mubare wabo bategurira mbere yo guteka. Abafite ahacururizwa ibiribwa nabo bakoresha kugabanya ibiciro by'ibicuruzwa byenda kurangiza igihe nka bumwe mu buryo bwo gutuma bigurwa bitararangira. Ibicuruzwa bigiye kurangiza igihe, mbere na mbere tugabanya ibiciro hasigaye nk'amezi 3 kugira ngo ibyo bicuruzwa birangire. Tukabigabanya byagera ku kwezi kumwe, nyuma y'amezi 2 tukabigabanya hasigara ukwezi kumwe, bitewe n'icyo ari cyo. Hari ibyo dukuramo bisigaje ukwezi, hari n'ibyo dukuramo bisigaje ibyumweru 2, bitewe ari iyo utuntu dutoya dushobora guhita turibwa ako kanya, tubivanamo ari uko bisigaje 2 weeks. Icyo gihe dufite ahantu tubibika. Iyo ari ibyacu twizaniye turabibika, noneho tukandikira inzego zibishinzwe, ibitabwa bigatabwa, ibitwikwa bigatwikwa. Iyo ari ibyo abasupplier baduha, iyo bisigaje iminsi mikeya tukabibona yuko expiry date yegereje, turabahamagara bakaduhindurira. Hariho rero uburyo bwinshi bwo kwirinda kwangiza ibiribwa, nko kubihunika, kubihindura bigakorwamo ibindi ku buryo byatinda, aho kumena ibiribwa kandi hari ababikeneye babihabwa hirya no hino, maze amafaranga bakoreshaga mu kugura ibiribwa bakayakoresha mu bindi. Kwangiza ibiryo, hari abana babikeneye baba mu bigo by'imfubyi. Muzaba mukoze neza ni mubibaha aho kubimena. Ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije kiboneye gusaba abacuruza ibyo kurya bose ko bazongera gutumaho abakozi bacyo ngo bajye gutaba ibiryo byarengeje igihe bazacibwa amande. Kirabagira inama yo kubitanga haba ku bakozi cyangwa abandi babikeneye mbere y'uko birangiza igihe. Tekereza, urye, unibuka kuzigama.